wadushyize ahakwiriye, ntabwo twari tubikwiriye, ariko dushyira ahakwiriye icyubahiro kibi cyawe. Uko mbishoboye kose nzagushyira hejuru, ndirimba izina ryawe Mana, mvuga ineza yawe. Wadushyize ahakwiriye, natwe turabyishimiye. Uko mbishoboye kose nzagushyira hejuru, ndirimba izina ryawe, mvuga ineza yawe. Wadushyize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Uko mbishoboye kose nzagushyira hejuru, ndirimba izina ryawe, mvuga ineza yawe. Wadushyize ahakwiriye, natwe turabyishimiye. Ushimwe ko wadushyize ahakwiriye, ntitwari tubikwiriye. Cyubahiro kibi cyawe Yesu, umukunzi wanjye nkunda, umugabo utekereza neza. Wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, ungabira umurimo wawe. Yesu, umukunzi wanjye, umugabo utekereza neza. Wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, ungabira umurimo wawe. Yesu, umukunzi wanjye nkunda, umugabo utekereza neza. Wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, ungabira umurimo wawe. Maze udushyira ahakwiriye, natwe turabyishimiye. Maze udushyira ahakwiriye Mwami, natwe turabyishimiye. Maze udushyira ahakwiriye, natwe turabyishimiye. Uko mbishoboye kose nzagushyira hejuru, ndirimba izina ryawe Mana, mvuga ineza yawe. Wadushyize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Wadushyize ahakwiriye Yesu, reka tuguhimbaze. Tugwaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, Mahoko, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Itorero ni umuryango, ndagira ngo ubwire ngo urakunzwe. Uyu ni umunsi wa 17 mu masengesho iminsi 40, twifashishije igitabo cy'ubuzima bufite intego, igitabo cyanditswe na Pastor Rick Warren, gifite ikibazo nyamukuru kibaza ngo isi nyibereyeho iki. Tumaze kwiga byinshi muri iki gitabo, kandi benshi turweshwe umugisha n'amagambo meza y'Imana turwana mu iki gitabo. Nkuko twabivuze dutangira, iki gitabo ni igitabo kidufasha gusobanukirwa neza intego tubereho ku isi, kandi iyo ntego ntahandi tuyisanga ni mu ijambo ry'Imana. Ikiza cy'iki gitabo ntabwo ari igitabo kivuga ngo nicyo kiri hejuru ya Bibiliya, ahubwo ni igitabo gikomeza kudushishikariza kujya gushaka intego y'ubuzima muri Bibiliya. Uyu munsi wa 17 ikigisho dufite kiri kuvuga ngo aha ni mu bacu. Wowe waje guterana uyu munsi uri mu nzu y'Imana, aha ni mu bacu.
Ahantu mu bacu ni hehe hari kuvugwa? Ese ni mu ngo zacu? Ese ni mu muryango yacu? Ese ni mu bwoko bwacu? Oya, reka turebe ijambo ry'Imana mu bacu rivuga aho ariho. Turasoma Abefeso, ni igitabo turi kwiga, igitabo cyiza cyane. Abefeso ibice 2 umurongo wa 19. Abefeso ibice 2 umurongo wa 19. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 17. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 15. Umurongo wa 15 tugiye gusoma. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 15. Aravuga ngo, kandi mbikwandikiye kugira ngo n'intinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ariyo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Kandi mbikwandikiye kugira ngo n'intinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Mu bacu turi kubwirwa nuko ni mu itorero, kandi itorero rigizwe n'abizera. Itorero ni abahamagawe. Bibiliya ivuga itorero ivuga mu bwoko bubiri. Ivuga itorero nk'ahantu hahurira abizera, abahamagawe, abashyizwe ukwabo, abo ni itorero. Ikavuga nanone itorero musanye nk'abera bose bo ku isi yose. Muri make ni itorero ry'ahantu, ni itorero ryo ku isi yose, ari ryo ryanditse ngo itorero ni rimwe mu moko atagize ute ataramwe. Mu bacu rero havugwa ni mu bizera. Uyu munsi ndagira ngo tuze kureba, tuve ngo kuki umuntu akeneye itorero, kuki nkeneye itorero, kuki dukeneye itorero nk'umuryango. Ibyiza muri Harvest Bible Fresh Rwanda tuvuga ngo itorero ni umuryango. No muri iki gitabo ikibazo kibaza ngo kuki ukeneye itorero nk'umuryango, nibyo tugiye kureba, kuki dukeneye itorero nk'umuryango. Noneho tuze kureba ingingo y'umunsi n'umurongo wo kuzirikana. Icyambere, kuba urugingo rw'itorero byerekana ko wizeye by'ukuri. Kuba mu itorero, kuba mu rugingo rw'itorero byerekana ko wizeye by'ukuri. Iyo umuntu amaze kwizera Yesu Kristo, ni ngombwa ko agira ute ahabarizwa, kugira ngo abe urugingo rw'umubiri wa Kristo, kuko itorero ni umubiri wa Kristo. Icya kabiri, kuba mu muryango w'itorero bigukura mu bwigunge no mu kwirebaho. Muri make, kuba mu itorero bituma winjira mu busabane n'abana b'Imana, ukava mu bwigunge, ukava no mu kwirebaho. Icyo ni icya kabiri. Nge nawe dukeneye iki? Itorero. Umubiri wa Kristo uragukeneye. Icyo ni ikindi kigomba gutuma nge nawe tuba mu itorero. Umubiri wa Kristo uradukeneye kugira ngo tuze tube ingingo nzima zikora. Icya gatatu, uzafasha gusohoza umurimo wa Kristo mu isi. Iyo uri mu itorero bituma ukora. Ukoresha ubutunzi bwawe, ukoresha impano yawe, ukoresha imbaraga n'igihe Imana yaguhaye. Hari ikintu cyiza muri iki gitabo kivugwa, nuko umunyetorero atandukanye n'umuntu utari umunyetorero, kuko iyo umuntu ageze mu itorero akoresha impano ze, akoresha ubutunzi bwe, akoresha igihe cye ku murimo w'Imana. Kuba mu itorero bizagufasha gukora umurimo wa Kristo hano mu isi. Kuba mu muryango w'itorero bizakurinda gusubira inyuma. Kuba mu itorero bikurinda gusubira inyuma. Iyo ugiye gusubira inyuma, mugenzi wawe aragukebura ati mwene Tawoya, wisubira inyuma. Aho ibyo si byo twahamagariwe, aho si ho twahamagariwe. Mwene data, ni byiza ko wagira aho ubarizwa, aho wita mu bacu, aho handi ugenda uvuga ngo aha ni mu bacu, aha niho nsengera, aha niho nabatirijwe, aha niho nashyingiriwe, aha niho nakwita iwacu. Kristo yaradupfire ku musaraba ngo tumwakire umwami n'umukiza, ariko azagaruka aje gutwara itorero. Kandi iryo torero azatwara ni itorero rigaragara ry'ahantu rigizwe n'abizera. Ndagushishikariza kugira ngo nawe urangwe no kuba mu itorero ry'Imana. Reka turebe ingingo yo kuzirikana kuri uyu munsi wa 17. Tunarebe n'umurongo tugomba kwitaho kugira ngo nge nawe nidutaha tugende aba ari byo twibandaho uyu munsi. Umunsi wa 17, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: nahamagariwe kugira aho mbarizwa, si ukwizera gusa. Nahamagariwe kugira aho mbarizwa, si ukwizera gusa. Umurongo wo gufata mu mutwe. Ikibazo cyo gutekerezaho: ese ikigero cyanjye cyo kwitanga mu itorero mbarizwamo cyerekana ko nkunda kandi
nitangira umuryango w'Imana. Ese ikigero cyanjye cyo kwitanga mu itorero mbarizwamo cyerekana ko nkunda kandi nitangira umuryango w'Imana? Urakunzwe, Imana iguhe umugisha.